izina ryitwa Nepo n'ubundi naryo navuze nyuma ndakomezayo gusa nyine urumva kwisanga ndi gukenana n'intare y'ingore ubundi twamutaga intare y'ingore ubundi baranamubona ku kavu n'umuntu afite kunyica ubundi ahantu yabaga ari nawe ndi kumucunga areba yanyegera akaza n'uwegera hirya kumucunga urujijo gusa urumva nyine kwisangana n'icyo cyamamare nari ntarasobanukirwa cyane ibijyanye n'afitingi cyangwa se na filime nta experience nini nayo byakagira gusa urumva n'ibyo byabaga birenze kubona ba Sefu Koko ba Sipensiya ba Samusure n'abandi benshi kugeza uyu munsi se iyo uhuye n'abantu ubasha kubaho ubuzima busanzwe cyangwa uhura n'abantu bakavuga ati dore runaka wo muri filime ibintu cyangwa kurana n'abahanzi baba babayeho adapfa kugenda ahantu hose nyine kubera ukuntu abantu baba bamuzi cyane nta muntu uvuga umusitari ukina filime y'umuhanzi wishimira kujya mu bantu mbere ubundi bwa mbere na mbere iyo uciye kuri televiziyo umuntu akakubona birangira uva muri bisi abantu baguca muri bisi aribo baguciyemo uretse wumva impamvu zivamo uragenda tuvuga ukoresheje reka tubuye Remera kumva abantu bakwicaye inyuma barajujuye ariko ngo isi wamubura sawa muri kino gisebiko isi wamubura kino filime oya kudisi burya nawe ari abakene disi we nawe ari nkubiswe urumva nta bintu wagira pasi yawe inshuro eshatu utangiye kugira ingendo zibaze kandi ufite ubushobozi bikabyara waba udafite aho ujya nyine ukaguma niyo mpamvu usanga abasitari benshi batagenda none se icyiza noneho cyo kubura umuntu uzwi nk'ikintu cyiza ubona bizana kubura umuntu abantu bashobora bakabona barakuzi icyiza byaba bikunda kuba umusitari hano mu Rwanda si uko bitanga si uko nyine kuba uba wamubaye kubera ko baba baguhaye ubushobozi bamukugeza ahubwo ubwo busitari wabaye nibwo biguha ubushobozi uyu munsi wajya ahantu kubona serivisi bikwihuta kuko mfite ko kujya ahantu mwatinza akavuyo bitewe n'abantu wenda bandebye bakabona ibintu biteza akavuyo bakabona serivisi nkagenda iyi ni inyungu ya mbere ufite kubona kampani runaka ikakubona bitewe n'imbuga nkoranyambaga zawe kugaragara se mu bantu ikakwishimira ikaguha akazi ko kuyamamaza ikamuza ibikorwa byabo nyine ubusitari butanga harimo inyungu nyinshi ariko n'ibibi byabwo nabyo ni byinshi tugeze mu kandi kanya rero ugiye kutubwira indirimbo ukunda uzi ijambo ku rindi hanyuma uturirimbire gatozi twari tubwira turi gupureyinga nakunze yica hip hop afite gusa ndaririmba cyangwa ndarapa urahitamo indirimbo w'impureyi kuzi neza ndaririmba kare tubwire okay Malaika ya Buravan okay Every time I come home, yarivuka mbitekereza inzozi zanjye zakunywa esa ngite paradiso singitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba mu minsi yanjye wari Sunday cause of your love my baby nami nakupenda morning to my desire the reason to live I have a Malaika, 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 Malaika. Nipitaka Malaika.
akari mu karike Mr. Romantic ino myaka n'indi romantike ubu ngubu rero iyo urebye ahazaza ukitegereza ukareba ukuntu ibintu bihinduka umunsi ku wundi kwa kundi abantu baba bavuga bati abakobwa b'iki gihe abahungu b'iki gihe abana b'iki gihe ababyeyi b'iki gihe ibintu byinshi bitandukanye abantu bagenda bavuga kuri comments z'ukuntu baba bari gupredikitinga ahazaza noneho wowe nkawe nka Alain iyo urebye umuntu uzaba uriho angana nkawe muri 2050 mugiye kumwandikira ibaruwa ubu turi muri 2024 umuntu bakwandikira umwana mu minsi mirongo itanu ubwo ni ukuvuga ngo umwana wawe ukiri muto umuntu uzaba uriho muri icyo gihe ari urubyiruko mwandikire rero akabaruwa umuntu w'urubyiruko uzaba uriho muri 2050 ukurikije uko ibintu bimeze uyu munsi urakandika hanyuma ngenda agasomera abadukurikira naringize guhohereza mu muyaga ukohereza muri 2050 se waye nakabohereza time traveling bavuga ko ishobora kuzashoboka iminsi iri imbere Le crasseur, c'est dommage. Mali suit déjà un traitement contre sa maladie. Mais l'équipe craint qu'il ne soit plus efficace. Nkoze nyine ntubuze kiza ibaze sha nawe uraga iminota ibiri ngo ugire ama ati nyine iminota itarawo